sun. To dream, believe in strength. Now I'm the only one, only one. I was an ordinary boy until I broke the rules. My life destroyed. Life destroyed. Bonjour. Oui, bonjour. Wakanutse se chérie? Nakangutse. Wasinziriye neza? Ouais, c'était bon. Ah ouais. Un peu. Je ne me sens pas bien. Ok, ça va. Ouais, vite. Nyito bameze nabi kabisa. Nagutse kandi. Mva umugongo kundya umva simbasha kugenda menya narwaye. Wabura kabutabizi se? Abantu bafite inda se ko bataburi. Ariko reka twite ndomare no mazina yazo. No kunyumva cyangwa nkoresheje ubundi buryo. Ndakumva. Urabizi neza kwiyunda iri mu ntigeze mpangira. Hawizi mpanga kumubyeyi. Mfite ibintu byinshi byo gukora. Tiriye myo kuntera impuhwe no kuza kunyereka ko n'umuntu ugomba kugira impuhwe. Ngira umuntu ndangare nkana. Aje roretse kumbwira nawe kandi ubona nirwaye. Ese uri ikintu cyagenda kwenda ari cyo niki? Kubera iki mutangiye kumbwira gutyo? Shimba ari mu bajye bavuga. Kuki mwumva mwakitumira ari mu ko? Ntabwo napanze kubara mu nzu nk'abana bacaracara sinkunda abana musobanura ngira mu nda. Sheri waje ukanjyana kwa muganga. Idigewe? Sandi kumva ibintu bidasa. Hakungwana se. Yewe njyana kwa muganga. Wakijyanye? Naraye nabi nasinzira. Ibyo yose mubujijibwa. Ubundi ujya kwemera gutwita na utabyumvukanye nkandi. Ariko se narayiteze wenyine. Nayo utese uhumirije. Nyuma ya mikuru ibibazo mujye munabyirengera. Nkuko afite umunyeshuri ushaka kwimuka mwimwe. Wongi umupapa nkandi. Wongi umupapa nkandi. Nyine bakora n'icyo nditaye kwasuma inshingano za gipapa. Navuye mu rugo wanyirukanye ngo nzi tubane. Nzi wenyine urabiyobewe. Twapanze ko tugiye kwanage nawe. Ariko ntabyo kubyara. Ibyo kubyara bije bite? None se we kutashaka kubyara wayintereye iki? Hanyuma ko cyo bisabaza. Kuki utaretse kuyintera? Ariko ngwaneze reka nkubwire. Ibi bintu byumve kandi ubyumvirize. Nta gahunda mfite kwitwa umupapa. Impossible tout. Ngo niba ushaka kuzamubyara uzamushakira na se utarigewe. Ntuntera impuhwe mfite ibintu byinshi cyane cyane uko. Uri kumbwira ayo magambo cyangwa ndesha umutwe yewe, ndesha umutwe rwose. Sokera mu cyumba. Ntabwo nari ko wituma mvuga nabi. Ubu kwihangana ukagenda kujya kwa muganga byakunaniye. Uzarana mfite imbaraga zo kwigezayo. Gutega umutazi nabyo n'ibintu bisabira nyinshi cyane. Giye ntabwo nshaka kujya nawe kwa muganga, sinshaka kwitwa papa w'umwana. Amagambo uri kumbwira urakomeje. Sawa. Jewe niba mbyibuka neza. Inshuro zose twagiye turyamana twarikingiraga, twariprotejaga. Niko tuwarangaye tukabikora aho ngaho kamana nabyibuka. Kugira ngo naguteye. Ariko suko icyaha kibaye cyane niba ari n'icyaha twagifatanyije nitwaye. Nawe uko ayo magambo uri kuvuga umwana niba ari kwiyumva. Yireke se tukita tukabyanzuranye nawe tukundana ko tugiye kubyara. Uzamubwira iki nakura ko? Mubwire se hari cyo mutanye nawe. Hazabaze nyina. Ukamubwiza uko nta nubwo nemera kwinda niyo yiguteye. Ariko mwana. Kimbizo nagiye nicumekamo inshuro zingahe ngo naguteye.
Nganyumvira n'ukuri kw'Imana njye ntabwo narota nguca inyuma niyo mpamvu navuye iwacu barabazi kundeba ubu simwe kuri twahuye bwa mbere kuko nta wundi mugabo nari nose undi iyo umbwira ati njye ndashaka kubyara ntakubwira ati ndashaka kubyara reka tubishyire mu myaka 5 cyangwa 10 cyangwa 20 byari kuba bitwaye tukanze tukarya ubuzima wagiye umugabo ufite wakira inshingano ukareka kuzihunga niba inshingano z'umwana ntazo nakiri umugabo ko n'umugabo ndabizi uretse byihorere umwana ni umugisha kandi uzamutima umugisha zanjye ni umwana kimubosha sino amagambo yose uri utwite tare se utwite amafaranga ni umugisha umwana ni ibibazo ni context nta mata umwana ni ibyuma umwana n'umugisha umwana se bamugisha kuva ryari basi sheri waretse ibyo byose ukanyura kwa muganga kubona ameze nabi nta mwanya ufite wo kujyana kwa muganga uhamagare se w'uwo mwana bari kujyana kwa muganga nta mwanya ufite reka nijyane Imana iguha umugisha watinze uwo mugisha nawe umwana igihe uzanyenera utakimubonye nawe ngira impuhwe kuko nyina twumva nawe ujya umenya ko isi idasakaye kandi ubuzima ari nk'inzoka yiruma umurizo nawe hari igihe wazasubira ku birutsi nk'imbwa urandega iminsi namugaye urandega iminsi nacitse amaboko wondega iminsi nkana nagumana mubyara jya kwa muganga ni jya kwa muganga w'ubutwari nta n'isoni nujya kwa muganga ukiye kuri salo umva sheri reka tegura hariya bwo nsanga mu bwoko gahunda yahindutse ariko baranye nko muri 30 minutes dufata akamoto mpakara bizu wow. Nice to meet you. Nice to meet you too. Hey, karibu. Thank you. Happy to see you. Karibu. Wow. Wow. So beautiful. Thank you. Karibu rero. Mwakoze. Sanze excellent. Natangiye kumita excellent. Uzi ko wabigize seriye wamugize ex neza. Ni ex wanjye deja nasuko namwita iki? Nangira mwite madame se. Niko. Agakiri umugore wanjye ko byaranye. Ubuse nadusanga angase w'ikibazo. Sinumva amategeko ukuntu nyobora urugo rwanjye jyewe. Inzu nabatse ku mafaranga yanjye. Nta muntu na mama umbyara. Ntabwo yambwira uburyo ndi byo urugo rwanjye ningewe ubigena. Ubu niba mvuze ngo ndakwimitse nk'umwamikazi ubwami bwanjye. Ubwo Sefini. Uzambabaza y'abagabo b'amasiyamba. Ntabwo nabikora. Akukiza mama. Sambwije ukuri ko ufite umudamu. Kamubwiye ko ari ex wawe byarangiye njye naraye njye ntabwo nakubeshye. Njye mbwiza umuntu ukuri tukabana bizi. Kuki se ntabaye nk'abagabo birirwa biyoberanya ngo kubeshye ngo sindashaka. Nane kubiko nashatse mfite umugore ariko turi mu nzira zo gutandukana kubera ko bitumvikana. Kandi gutandukana n'abadamu wanjye ntabwo myambura uburenganzira kongera gukunda. Nibyo uracyafite umutima ntabwo yawujyaye. Ahandi se ngumeze bite? Ahandi rero erega isanzure. Isanzure. Isanzure rwose. Isanzure. Ko umutima ubishaka bari kubijyana sibyo? Kandi akukundira sibyo? Nonese ahandi nyine sorry kasanga kukubwira mbyutse. Ushaka umunsi udasanzwe?
ndagifite. No, tell me. Nyine nari mfite utuntu tw'utubazo dukenera support. Y'imiti se amafaranga ibikoresho by'ubwubatsi. Amafaranga kubera ko nyine urabona ku ishuri hari examen zagiye zifata binsaba amafaranga. Nyine ntabwo ibintu biri kugenda neza nawe urabyumva. Ukeneye nk'angahe yose? Ikizami ni 60. Urabona n'ukwezi kurashize ntabwo ndabona amafaranga yo kwishyura inzu. Nta kintu bo hano muzu nta mafaranga mfite bo ariko nta kintu nakimashari azimo ndazi yinjiye mu mutima wanjye mu buzima bwanjye we have to share sibyo ibitari byinshi umuntu yarahashe guhaha cyane twabaza kujya kuri bank password yanjye ni 1418 nturenze 600 sibyo abakoze cyane 1416 akambanza nze kubyandika kugira ngo byandika za kugira naza kubyibagirwa cyangwa banza bagotera stress ngo ngo nayibagiye 1416 okay yakucyumija cyose mbaye mbashimiye Abakoze ari wowe. Nasubiza njya kugaruka ryari? Ntabwo uragenda turacyari kumwe. Urateganya kugaruka utaragenda turacyari kumwe. Nta kibazo. Ya bank aza kubijyamo wenda hani mugoroba. Ndaza ninjya ku ishuri nimugoroba nabwo ndi bite. Ngenda byose nkabikemura. So mwami kazi rero icyo bakora ni iki no kumwakira? Yego. Navaga n'undi nyako yanyashe. Sure. Nawe. Arashimba nafanga kutakoga. Sinyambara amahoteli bagira ingendo se yihariye bagiye kwakira abantu b'icyubahiro. Kako wizihiwe? Wizihiwe. Ukunze ukuntu ryoha. Reka ngufashe. Hano kuri kunyamana bamaza kubigira gutya. Wagira ngo wasaze nzo muri za Marriott ya bagera abaseveri bakabya uzi gukunda mwe imyaka yacu sha kagira imana ukabona ukunda sha. Inchwe. Teko. Burera kamubwire rero ikintu hano batazi. Ufite mu burambi. Ikintu hano batazi nuko abagabo batita ku bagore. Ni ubushobozi cye babugisha. Ufite ubushobozi, ufite amafaranga, umugore no kwakira neza. Ubundi sabazwe n'iki kumwakira. Thank you. Yes. Oya. Yawe tukara mu maso ubundi ngiye gutya. Si. Karyoshye. Ese ngo ni yiki? Ko numva imeze neza cyane. Izi zikorwa bakundana. Impamvu nani hose. Impamvu umugabo wese ufite umuntu akunda ntagira icyo amukorera. Nuko nta bushobozi afite n'ibyo zo kubeshya. Ngo muvanga mba ndi bisenga. Bisese. Wabwe umwanya urukundo. Bagenda kigira bize ku muntu bakunda. Ntabwo wabona umwanya wo gukundana ariko ibyo bintu wowe kuburaye. Iyo umuntu akavuga ngo hagiye muzakubeshya ngo ari bizenga ngo akazi ufite umwanya n'amafaranga ubitakaza kubukunda cyane. Burega bura nene. Uriteguye ko umwanya wanjye n'amafaranga hose ngomba kugushyiraho. Gusa uzambera umwana mwiza. Tabiza hanze hari uduhungu tuzi gutomora two twateretse umusatsi
tuzi kubyina n'uburirimbo buri aha ngaha bwateye biriya nta kintu bimaze kumva wese byakunanira nanjye nabyiga ubikoze byakunanira ubikunda nabikora ko nawe ubu ngubu utarasaza ziriya mbyino nawe wazibyina mu nta bintu gifaransa bavuga ngo bari où est le mar quand on est avec l'argent où est le mar nanjye nakwiga kubyina katwongere duhanemo hajya nk'umanuka kuri kaminuza nabyinaga nari mfite itorero ribyina kizungu apana ikinyarwanda cyane kakawayini kari so sweet kabisa aracyara kubyina mvuye kwiga i Burayi kubera akazi kenshi n'inshingano ikindi buriya mfite umugore w'umuturage cyane ntashobora gutekereza ko mwajya hanze ngo mugire mu kazi kimwe muruhure umubiri muhure mu mutwe rero mwajyaga gutereta mutabanje nyine nyine urumva hari ukuntu kandi iterambere uko rigiye natwe bisaba ngo tugendane na mu buzima kwibeshya biremewe ubwo niba naribeshye nyine nuko byari byemewe ariko ntabwo nzongera kwibeshya ukundi n'est-ce pas abo byarangiye n'est-ce pas uravuga ngo si n'est-ce pas si ntacyo nazakwigisha shira ntacyo nazakwigisha no kubikanagaza byakugendekeye bite ko uryamye hano hasi nari ndiho njya kwa muganga hanyuma isereri iramfata mu kintu kiramfashe mbura imbaraga nyine ndahanuka nikubita hasi isereri okay nkuko mbibona uratwite naye guteye kugira isereri umwana yari ari gukina mu nda okay dukomeze kwa muganga oya ubu ndumva ameze neza ahubwo nataha wangeza mu rugo ni amahoro shana ibirebire ntabwo biba byoroshye ibintu byo mu ngo umugabo wanjye yanze kumperekeza niko kwizana nyine nkagira ibibazo byose ihangane ariko arahari ari mu rugo ntahamusize arahari ikaduhaguruke basi ujye mu modoka nkugeze mu rugo ariko urumva umeze neza ntabwo twakomeza kwa muganga ubu umeze neza reka amagufa
nako ntibuka umugani w'ikiratini uvuga ibijyanye na vin ubundi burya ni ikintu gituma umuntu avugisha uko bakomeje kwitiranya ngo nashatse umugore ntabwo nigeze nshaka umugore uriya mukobwa yaje ate ko nzi ko ari umudamu wawe mubana mu rugo nta n'amezi 5 tumaranye twagiye duhura gutyo rimwe nyine ngo aza kumwango namuteye ndaraza arabana arizana byandi by'abakobwa b'iki gihe baza bagakwamira mu ngo z'abagabo ngo babateye ubundi jewe n'imbere y'amategeko je suis célibataire rero ubwo ntago ari umugore wawe ibyo nitaga umugore wawe ubwo si we udahanagura n'ahantu byanditse ndase ndayo warayimuteye byose nabwo n'iki menye njye utera ndase wabona ari no twadusore urumva n'ubu babona yarakubonanye amafaranga akaba agatereka ngende nyimwegeka y'amafaranga atangiye kuza ubukeneye gufata time yo kuyarya kubyara nabyo bikazaza kugira nyine wavura umuryango ari kubanza kuko abana binjiye mu buzima mutangira gutakaza liberté yo kwisanzura kwidagadura ko cyakurugura bana n'abana barira samenare bari ubukere byubuze nk'imyaka nk'ingahe ukisanzura ukarya ku mafaranga cyo bita kurya amafaranga nk'ury'ubunyobwa witonze ntarwasera sabijyemo neza nabonaga uri kubishyira mu mutwe kuvuga umugore nkumva ariko c'est la vérité qui vient dans le vin kuvugisha ukuri ikintu cya mbere nkunda ni ukuri sibyo uzihangana mu buzima bwawe utanatinze Sheroni kuva ryari sumbaza abagendi wanjye ushinzwe reception ushinzwe ubundi abagore b'iminsi babaye cyarabura kujya kuryamisha akaza kwirirwa duhagaze hejuru kandi ibindi byo nibwo nakubwiraga akubwiragaraza kuduhagarara hejuru ntabwo ngo ntabwo ari vuba ese ikibazo nakoje ntabwo wacyumvise iki cyo uwo ninde ushaka kumumenya kumbarize kuko ndabona cyo ngutwitiye koko ariko ingorane ziraguye wavuze ko witwitiye ngiye ngo byende bite utwite mama se utwite data utwite ni wa ese wakarana nawe gusoma asoma so kubizi umugore utwitemerera kunywa inzoga emwer hanyuma sinzi utekereza yuko ngewe nigeze kugira mu nda zeru mu nda habaye kisa kandi ko bahagaze hanze abantu bakabagana cyangwa se wagiye mu cyumba basise jya mu cyumba ubuke mwakeye ase nta muntu hano ufite ngo no kuvuga ngo ibyo ngibyo nibyo wasigayemo byakubujije kumenya ko usanze ndi gucuragura usanze ndi kuroga usanze ndi gukora iki hakundi watewe n'iki hakurashe mu mutwe amagambo usigaye usubiza uyakura ese ko yari yagiye ko tagumye yari yagiye ubundi sheri mwiza nungu mfashe iki muko ceceka nawe uri Rwanda urumva umva ntiwakumushyitsi mbabara wikuba kumushyitsi umushyitsi nyabakizi yagakwiye kumushyitsi yagakwiye kuza mu rugo rurimo umugore utwite akitwara ntabwo narugusanze akoze iki icyo atakoze se nyina kugiza icyo atakoze ni iki nanga stress z'abagore b'ineza habuze ko kugira kure ntabwo nzi ufata inshingano ahubwo uzihunga uri mama se ngo yangishe ko bakura wewe kunguzana uri mu nshingano zawe warebye uzakurikirana ibyo ngo utwite na azakura yandute bareka nkubwire uhemukira agasozi kagatuma ku kandi ngo uzampore naye ntabwo hazabura ugukora nk'ibyo inde suzampore urumva hasuzampore ko sikundeka iminsi uko wagira ngo ahari ufite vora y'isi ukagira ngo ahari ntabwo uri ku isi ntisakaye nta kintu kiganiro cy'umwana utanteze iminsi nyamara reka nkubwire ushatse wahinduka cyane cyo gufata akaga hanze nagenda ajye kuruhuka cyangwa se ujye kuryama byo mu nzira sibyo ariko uzagezayo kumumukira koko ntabwo uzengwe mu kintu ugize ubwo ubu ntabwo washyira ubwenge ku gihe bwari mwe byibura ugatekereza kuri uyu mwana wawe mwite muratinda turimo tubaganira nawe twese turabizaho tubabazanye shyira ubwenge ku gihe umuntu nk'umugabo ngena ubwenge mu mbavu ku gihe si ukunshinja iki nakoze iki
ubwenge ku gihe nyamara ese wamubwiye akagenda ibyo sinshaka kubyumva mureka avuge narambirwa we mureka avuge narambirwa ntabwo kandi ariko kubera iki wankora ibyo ngibyo kandi ubizi ko unkunda kubera iki wankora ibyo bintu kandi ubizi ko nanjye ngukunda waretse kundemba ariko kubera iki wumva koko wamemukira kubera iki wumva wamemukira koko ntarigeze nkwemukira ndimbere wamvuye imbere uko umukundira imbere urabona ngiye mfite umutima w'impuhwe wamvuye imbere kuko kunsakuriza ntabwo ushobora kuba agaciro umushyitsi ibyo si wabyitewe nta n'isoni reka nta muntu kugira ikinyabupfura ntabwo ushobora kuba agaciro umushyitsi uri mu rugo rwawe nimba zazengurutse ibibazo biragwira Allo Dr Christian, wambabariye niba utaragera kure ukagaruka nkakwereka ahantu njyana ko numva ntameze neza. Cyane ukuri kw'Imana wamfashije utaragera kure. Yego nta kibazo ngo babanguka ndagukeneye. Sawa urakoze. buriya aba yasaze akavuga ati reka ngende ajya kubishyura kuri wa ngo ufite amafaranga ibyo bimbwira iki nabonye bitajya bibuka se ko numva abantu bakomeje kuza neza Mire. Ça va? Mire. Karibu tubafashe ntabwo nicara njye ntabwo munzi nitwa Dr Christian. Yes Christian? Nijye uzanye madamu wawe mukuye mu muhanda yaryamyeyo yarembeye. Numuke mu muhanda Niko isaba umwana wabonetse ngwino muri presentation niwe bashe kunci nyuma agaruko bimbe sibyo wana gukora naje kubwira kino kintu umugore musanze mu muhanda yarembeyeyo ndamuzana gusa ibintu muba mukora mwabagabo umugore nta kuntu yaza wanamiye kumujyana kwa muganga ngo usigarane abandi bakobwa ibintu muba mukora ntabwo ari byo ibyo ni management y'urwo Rwanda par circonstance ageze ngo mu nzira ngo hakura ngo nawe uri kuva ahandi hantu ngo bira no ngo ndabisetinze man kandi uri doctor ukora akazi mu nzira ntabwo ari jewe umuteye inda kandi si nuko bimeze ni byiza rero ibyo aribyo byose azo amuteye inda kandi ni wavuga jewe ubutumwa bwanjye bwa rugo wendaga iminsi mu frère dufite nta tuzahura numvaga nifuza kubamenya uramenye ni jewe rwose nuko nguko ndeshya nuko ngana urumva nuko ngana rwose jewe ndi intare uramenye nyine ari kintu kumenya sinyuma kumenya ni ariko ibyo bini biki ubundi ntazamu ufite hari ababwire ngo urajya yinjira uyu ntayinjire tujye mu cyumba twijyanire dufunga cyane impose tu hamusoni ntubone se umwana se sashimire buriya bafite ukuntu babigenje bakaza ngo avuye kwa muganga agiye kwa muganga ngo umudokiteri ngo ahagaze ku nzira ngo arahuye izo sikoze byenze ubwenge ntabwo ntampurira ntushobora mu mutwe ubundi niho hambere ntabwo bishoboka nge twigendere tujye kwiruhukira kuko bamaze kuntera stress zigera muri zingahe come on to dream, believe in strength. Now I'm the only one.
Robert. Se niyo kibyuka. Kubana. Batende. Njyanye ndeba amakuru nijoro biratinda. Imeze bite se? Imeze fresh. Ntabwo nabaye ngiye mu kazi Imana. Ntacyo nashaka kubwira. Musatsi byawe biretse tukaganira tukavugana. Okay. Imeze bite? Ngiye ku kazi rero mpura n'ikibazo ariko nta nubwo ari n'ikibazo kirenze gusa ni nk'aho ari ukugusaba cyangwa kubera ko ari ibintu bigutunguye ubu tuvugana na umushyitsi reka mbere yuko nkubwira ibyinshi reka manze muhamagare sibyo manze mubona muri iyi nzu se ubu tuzanye ari imbere nayo musizemo ubu tudasanga nta gutungura ngo usange umeze kwa kundi wari umeze reka mubwira nta kibazo Darida Mina yitwa Darida yitwa Robert ni mukuru wanjye tubana hano yabaga hanze ariko bari muri vacances yaje muri vacances azasubiraho azamara ukwezi amaze iminsi 3 icyo nashaka kuvuga Darida musanze mu muhanda aryamye amubona atwite aryamye mu muhanda yabuze umufasha ngira umutima nkuko nabitojwe cyangwa nkuko twabitojwe ndetse n'akazi kanjye cyo kansaba ndamufasha ngira amahirwe nayisanze asinziriye akanguka yakangutse abyuka yumva ngo ari muzima dusubira iwabo usanga afitanye ibibazo n'umugabo wiwe kuko yasanze umugabo yaramuteye inda iwabo yego nagiye iwabo abana n'umugabo iwabo rero mu rugo bafitanye ibibazo so aho kugira ngo rero yigunge tugenda tubivuganaho cyane yigunge agira ibibazo yasabye ko namusha yagenda ahantu akangara niko yavuze niko yambwiye ndavuga ati no mu rugo rero hari uburyo tubayeho uretse Chris none se usanzwe umuzi ni umunsi wa mbere mubonye nabonye umugore wiyubashye uryamye hasi ndavuga ntabwo bisanzwe ntabwo bibaho ntabwo nari muzi ndavuga nti rero mu rugo dufiteyo umwanya yaza tukamufasha akaruhuka byaba ngombwa akazashaka haba cyangwa akanazanabyara yambwiye ko indi ifite amezi 6 akazabyara hano akabona kujya gushaka ubuzima ndavuga kubera iki tuzamufasha nk'umuryango sinzi rero ukuntu byumva niba twamufasha ko yaba hano cyangwa tukamufasha kumufasha ntabwo nabyanga Chris ariko se afasha umuntu utazi bimeze bite reka gucumbikira umuntu ubonye mu nzira bwa mbere sinzi ko wenda ari n'inshuti yawe musanzwe muziranye aho byaba byumvikana nuse urafata umuntu wazanabyarire hano no kubyo bigiye uvuga ko bitekereza Robert kubyo nabonye jewe ndabonye ko afite ikibazo n'umugabo we ndetse yambwiye ko afite ikibazo n'umuryango we nagize umutima w'impuhwe ahubwo nagusa niba byashoboka ariko hari igihe bitanashoboka niba twamufasha akajya kuba handi hanze y'urugo cyangwa akaza tukanabana hano kuko ibirya 2 na 3 babirya ndabeshya none nta kintu nagusubizaho gusa ntabwo mubwiye ngo asohoke agenda ariko zo kwicara nawe bitekereza sibyo wenda iri joro nta kibazo ariko tubitekereze nta kibazo ubwo ngubwo hariya bamwe ngo yitwa Darida Darida nawe nitwa Robert ndi mukuru ubwo rero Robert nakubwiye ni grand frère uba hanze aba i Burayi yaje amaze iminsi 3 hano ubwo Robert ubwo rero ugenda mwimukira mu cyumba cyanjye
ubwo nzagenza turarane. Sorry, ihangane bibaho, sibyo? Wihangane nawe ni mu rugo, bafate nko mu rugo, sibyo? Icyo uzakenera ujye umbwira nta kibazo. Nibabwira grand frère azabwira umukozi agufasha. Ihangane, sibyo? Genda umutegurire icyo cyumba basi. Kandi komera, sibyo? Okay, gende mwereke icyumba ko. Shaka kuri maze kumenyera umva mu Rwanda harahindutse byahatara ariko ntabwo ushobora kubyumva. Ndi kwa petit frère wao ndi Chris. Ndi kwa Christian kabisa niho nashikiye. Ntabwo ndatangira gutembera kabisa ariko umva bitamaze we kujya ahantu hose ariko ko hari n'amakartier mashasha nasanze yaravutse. Nameze neza cyane n'ahantu heza ho gusohokera ho kuryoshya nyine. Ndacyamenyera nyine klima. Ariko ni sawa cyane kabisa hararyoshye pe. Umva mukanya ndongera nguvugishe turaza kuvugana ihangane. Sawa, merci. Ameseko. Sanya karahure kamwe we ntabwo. Umugore utwite se ugira ngo yemerere kunywa inzoga. Ntabwo inzoga ari nziza ku mugore utwite. Ariko ntabwo ari inzoga yawe z'umugore utwite. Ntabwo byemewe kunywa inzoga utwite. Byangiza umwana. Ntabwo ubizi. Urakoze. Kakugere ku nyota. Aza numva uri kuvugana na bene wanyu bo hanze. Tipe twabanaga ahantu bakoranaga. Turebye niwe twabanaga mu buzima bwiriya nyine. Inshuti yanjye ya hafi. Ari kumbaza rero Kigali bimeze bite? Kigali se. Kigali ni uko nyine. Bite se wowe? Ejo nyine. Ndumva umutima wamaze gutuza ko nageze mu bantu se. Nageze mu bantu nyine urumva iyo ubonye abantu bakwakira bakakuganiriza neza nyine urongera ukagaruka muri moto. Uriya nta kintu kiruta kugira ubumuntu. Hanyuma se wari ufite umugabo ufite urugo? Ofete ukuntu byagenze nakundanye n'umuhungu. Nyine turakundana biza kuba ngombwa ko turyamana nterinda. Nterinda rero mbibwira iwacu umva n'ubundi ntabwo umuntu aba ahisha ikintu kizagaragara. Mbibabwiye ntabwo babyashije kubyakira nyine. Niko kunyirukana. Maze kunyirukana mpita njya kureba ngamije nyine wari waranteye inda. Ambwira ko ngomba kuguma ariko nyine nkabona n'undi ntanyitayeho. Akambwira ngo nimbitekerezeho niba numva ngiye kubyara ngo ntabwo icyo kintu twigeze tukiganiraho cyo kubyara. Tubase none uko byabaye ngo urajya mu byende bite. Ambwira ntabwo nagombaga gusama ntabimubwiye ngo ubwenge mfite ntabwo nagombaga gusama inda. Ngo we ntabwo ari muri gahunda zo kubyara.
unashaka abana bazajya bamurira mu matwi urumva nahabaye iminsi mike nyine ari amabura kindi kwa kundi wihambira udafite ahandi hantu wajya. Ubwo rero naje kugira ibibazo nyine numva ntagiye niba ari na stress no kudafatwa neza nyine n'uwo mugabo wanjye numva mu nda ntibimeze neza musaba ko njyana kwa muganga arabyanga. Mfata iya mbere nyine ndijyana kuko ubundi umugore utwite iyo yumva atameze neza byanze bikunze aba agomba kugana kwa muganga niho haba hari igisubizo. Ubwo rero nageze mu nzira niba narataye ubwenge niba byaragenze gute bambwiye ko nikubise hasi aho mu muhanda ntaranagera kwa muganga. Rero naje gushiduka nkanguka ndi mu maboko ya Christian uriya murumuna wawe nsanga aranyegamije nyiberwa uko byagenze ansaba ko dusubira kwa muganga nawe ndumva ameze neza ahubwo musaba ko nta hantu yarantahanye tugeze mu rugo ku mugabo wanjye nje nsanga yibere kumwe n'umukobwa basinze ngize ngo ndamubaza umva yambwiye imigi n'akayihatse ambwira amagambo y'akaminura muhini umva ntago nzi ukuntu nabisubiramo mbese nta kindi kintu nagombaga gukora aho kugira ngo mbe mu rugo ndi traumatize nta mahoro mfite nahisemo nyine gushaka aho njya kuko numvaga sinaba mu rugo rumeze gutyo nafitemo amahoro numvaga byanze bikunze nintabona aho njya nziyahura njye n'umwana wanjye tukava ku isi ntidukomeze gutera abantu ibibazo. None se umubaze gato mbere utaratwita umugabo mwarakundanaga mufitanye gahunda? Twarakundanaga rwose ari sheri ishusho ambwira ko nta kizadutandukanya hajemo inda rero nibwo izo rucumbeka zose zahise zitangira. Umva amahirwe nagize nuko buriya no mu bibazo Imana igicishamo igisubizo. Iyo mpanuka yanjye yo kugwa mu muhanda niho nahuriye na Christian nzana hano mu rugo kubw'amahirwe muranyakira. Nubwo buryo nageze aha ngaha nisanga ndi mu bagira neza nanabashimira. Cyane kuri no kwihangana birababaje gusa ndi kwibaza se amaherezo azaba yahe ko umva Christian petit frère sinzi kuguma hano nanone ntabwo ngende kwisobanukirwa neza kandi ntabwo ufite famille se kandi famille yaranyirukanye wenda nimara kubyara nzashaka icyo nkora ntangire kwibana n'umwana wanjye. Okay hano nta kibazo nanjye ubu ndi mu biruhuko kuko nabikubwiye ndi muri vacances ubundi sanzwe ntuye i Burayi mu Busuwisi niho nkorera akazi kanjye ka buri munsi nkaza rimwe na rimwe muri vacances naho mu gihe ndi naha rero urumva tuzajya tugumana tuganire. Nukuri kandi ndagushimira umutima w'umuntu wagaragaje ntiwangire petit frère ko mu micumbi nukuri Imana ibaha umugisha ndabashimiye cyane. Oya nta kibazo rwose kandi hano urisanga pe ibintu byumvikana ntago cyane n'ukuntu umeze ntago watererana umuntu. Ntago abantu bose arabagira umutima wa kimuntu none se ko n'uwayinteye yanyihakanye na famille yanjye ikanyirukana niyo mpamvu mubwira ngo ntago ari abantu bose bakugirira neza. Bigize amahirwe ukabona ukugiriye neza uramushimira kuko nicyo umuntu aba afite hafi aho ngaho kuruta ibindi byose. Mwarakoze cyane. Nta kibazo rwose. Ndumva ameze neza ndumva ntekanye cyane bisigaye nzi ko Imana izabifashamo. Aya ntugire ikibazo cyo tuzashobozwa tuzatukigukorera kandi wicara utuza. Nikoze cyane. Ariko nawe wareba mu nzu akantu wanywa sindicaranywa nyine. Nari maze kunywa amata. Ari no kuntu umuntu iyindi maze kugera mu mezi makuru. Okay. Amfata akantu gato nyine akumva indihise yuzura. To dream, believe in strength. Now I'm the only one, only one. Ese
Darida kakenda ko mbona asa nkaho kakwegera imana ntabwo kangiza umwana. ntabwo kamwangiza umutayeri wanduteye neza. Yasha ni byiza cyane kabisa. Ngiye ukuntu naje disi nta myenda mfite aho muri abantu beza. Oya reka Reka nkungura n'imyenda kweri. Hano habaye mu rugo. Darida ikintu nashaka kubwira icya mbere cyo ugomba kumenya ni uko mu minsi 2 iri imbere ntabwo ndaba nkiri muri uru rugo. Uraba wagiye roba? Ndaba nasuye mu kazi, nasuye mu Busuwisi Burayi ngiye nkorera. Ejo bundi hari email nabonye ya boss nyine ambwira ko ngomba kugaruka, hari akazi kenshi nyine. Shamba byumva ariko disirungo bizanyica no kurutwirwanaga mu rugo. Oya humuranse telefone niziba hose haje ikoranabuhanga tuzatuvugana no kwa muganga komana ubusibisi. Christian se kuba yagiye ku kazi disi nzajya nirurwana nande. Oya ntacyo tuzatuvugana. Gusa nashaka kugira ikintu nkubwira mbere yuko ngenda. Sibyo? Ko ntibwo. Kandi oya humura. Umura rwose nta kintu kibi wifuriza. Darida rero igihe tumaranye muri uru rugo rero n'ukuntu nagiye nkubona uburyo twaganiraga, uburyo twagiranye urugwiro tukirengagiza n'ibibazo wahuye nabyo. Usanze uri umwana mwiza bituma nkwiyumvamo nkumva umutima wanjye urakwakiriye nyine. Ndavuga se wayinota uno munsi ntabwo kameme nasubiririye ntabimubwiye wenda kugira ngo numve nanjye kuba naruhuka ko nari mbimaranye iminsi bitewe n'igihe twari tumaranye hano. Mu by'ukuri Darida ndi kugenda ngukunda, ndi kugenda nkwiyumvamo. Seriously kandi ntunyumve nabi. Gusa singiye kubwira ngo uhite unsubiza aka kanya. Zicara ubitekerezeho uhumve kuko ngewe ndakubwiza ukuri ntabwo nzitwaza ngo uratwite cyangwa ibibazo wahuye nabyo. Ibi ni ubuzima. Ngewe nemeye kuzarera uwo mwana mubyara neza tukabana, ariko nawe ukanyemerera kumbera umugore. Yagiye nkazagaruka dukora ubukwe nta kibazo. Umva wigira ikintu uvuga sibyo? Nakubwiye ntubitekerezeho cyane. Ntabwo byashoboka ukankundana n'umwana w'abandi atari uwawe. Kubera iki se Darida? Rwose uri umuntu mwiza, waramfashije buri kimwe cyose urakimpa, ungarurira icyizere nari natakaje, wongera nyine kumpuruvinga yuko hari abantu bafite umutima mwiza, unyereka ko abagabo bose atari kimwe. Ariko ikintu cyo kuvuga ngo wankundana n'umwana utari uwawe shana ntabwo ndisibe. Umva Darida, ngiye ibintu nkubwiye ni ibintu natekerejeho kandi ni ibintu byangiyemo sibyo? Darida mu by'ukuri naragukunze nongere mbisubiremo. Wowe bicara ubitekerezeho ko ejo bundi nzagenda ko tuzakomeza tuvugana, ariko nawe niba wumva hari ikintu wambwira rwose. Tumaze gutinyukana kandi turi bakuru. Sharoba ntakubeshye pe, nukuri uri umuntu mwiza, nyine uri umusore mwiza umukobwa wese yakwifuza yuko yamubera umugabo. Ikigeretseho ni imico myiza ufite n'ubumuntu, gukunda abantu ndetse no kubaha Imana nakubonye. Urakoze. Sharoba nakubeshye pe, ntabwo natuma ugenda ubabuye. Nta bintu byinshi bisaba kubitekerezaho kuko ubu ndatekanye, afite amahoro muri ngiye kubera we twirirwana. Kankoreye byinshi umugabo wanjye atigeze ankorera. Ko niyo mwana nubwo atarajya hanze ngo mubyare, umwitaho nka se. Ibyo umbwira kuko nibyo ndabikwemereye.
Koze cyane. Darida ntabwo nakwitura none ariko gusa nzagenda nishimye pe kandi nanjye nzaba mfite umutekano nishimye ko wampajeje amarira yangamije kumva ko mfite umuntu uri kunkunda kandi unyitayeho. nukuri ndabikwijeje pe nzajya nguhamagara buri munsi nkubaza uko umeze sibyo kandi ntabwo uzaba uri wenyine Christian arahari ahubwo se ko numvaga ko nawe twabimubwira ubu n'igihe watangira bimubwira oya nyine urumva nawe mwahuye bwa mbere wenda nanjye nawe bimubwire nyine we bimubwire se ndahera kwe shera abagabo mufite ukuntu muvugamo ibintu muze njye najya kuvuga ngo nakunze Robert we muhamagare usanze nawe yarabukunze byagenda agakunze ababiri karabateranya nyine kandi ngo amazi yabaye make harirwa imfizi reka tumuhamagare basi ko nawe byaba byiza yicaye abizi sibyo ndabafite isoni ahubwo se ari mu nzu Chris yararyamye si yavuye ku kazi ananiwe murebe none tuzane ikibazo nta kibazo murebe Chris urihangana kukubyutsa hari ibintu by'ingenzi nashaka ko tuganira turi batatu rero petit frère urabizi tumaranye igihe kinini tubana twunguka n'inshuti tubana nawe neza tumaranye igihe kuva twabana urabizi ko nta kibazo twize tugirana hari ikintu rero nashaka kubwira kuri njyewe ntakubesha ngira ngo uranzi sinjya mpfa kuvuga ibintu cyangwa se ngaragaza amarangamutima ariko ndashaka mubwize ukuri guhera uyu munota guhera kuri ino saha ko Darida asanze ari umukobwa mwiza nakurikije ntitaye ku bintu byamubaye ibyago yahuye nabyo njye naramukunze nari maze no kubimubwira aranyumva donc ubu ngubu seko mbona bisa nkaho bigutunguye byari mu bitotsi bwira mwana ko mukunze se baramukunze mwana ya naramukunze kandi urabizi nakubwiye ko ngiye kugenda usubira mu kazi i Burayi so nagira ngo ngende nawe abizi byo nari maze kuganira nawe twanze rero kuguheza avuga ati why not tutabwirana nyine urugo ko ntabwo twabyihererana kamere muri makeya nibyo nashaka kumenyesha kandi nawe yanyemereye ambwira nta kibazo bya ni byiza none se gukundana ko ari itegeko ry'Imana ni byiza kabisa nta kibazo byiza tu urabyishimiye se basi mudakundana se yaba ntabwo wari kuba warambwiye ikibazo mwagiranye gusa ntabwo kiretse niba hari ikindi ushatse kuvuga kitari uko ndi kubyumva boy ikindi wenda ni bizaza mbere urumva mfite gahunda yo kuzabana nawe kambera umugore ntabwo ari blague petit frère wenda urumva biratunguranye ariko ni ibintu natekerejeho igihe cyose maze hano
Man, umbyukirije kunyinisha se? ntabwo ari ugukinisha patifu ahubwo tubinywere. Kuki mwumva mwambyutse kandi nababwiye ko ngiye kuryamana niwe koko dahita? Ni Robert. Ntabwo ibyo bintu Ni byaba. Robert ntabwo ari Ubu ibintu nibyo mumbyukirije koko? None numvaga twabikubwira ndabeshya. Ese kuba mukundana nta gishya kigiye kuba nta so gukundana ndumva atari ibintu birenze ariko. Oya ariko kuri njye birarenze. Amplisi kuri Darida arumva umuntu duhuye. Ibyo ni ibiki ashatse kuvuga? Robert ashatse kuvuga. Cyari ibintu muri kunkinga cyangwa nigere kwiryamira? Oya nta kintu na kimwe turi kugukinga. Ni ibiki ibyo ngibyo ari kuvuga? Njye nawe twemeranyije gutangirana urugendo rw'ubuzima rwo kuzabana. Nose Ko duseka Chris imeze bite? Yawe guys. Muwe buryo se? Umugore n'umugabo we buryo. Uyu ni umugore w'umugabo bro. Ariko ntago bari kumwe. Ntago bari kumwe so Kandi nawe namubwiye abitekereze. Ntabwo namubwiye ahite ansubiza ko kandi. none se wowe urumva ushaka kuba umugore w'abagabo babiri? Oya. None ni biki? Tugamije twararangizanyije ntacyo mushakaho. Amezi 2 maranye na Robert arahagije kandi ibyo yankoze ni umugabo nifuzaga. Nzi ko abantu bakina filime tu none ndabyiboneye. Ese man bya serie muri serie si byo muvuga? Turi seriye. Chris, urabona najya kukubyutsa mu bintu by'ubugore. Robert, ibintu bitekerejeho. Hari igihe umuntu ahubuka bikazaba ingaruka mu gihe kizaza. Bikagira ikibazo mu gihe kizaza. Robert, please, sinshaka kuzakubona ubabara. Sinshaka kuzabona ubabaza Darida kuko igikomere afite cyo kiramuhagije. Sibyo? Ni wowe wabimbwiye ko ujye gusubira i Burayi, fata utwawigendere. Niba hari ibihari biri mu mutwe wawe nawe ugende mukupe communication, sibyo? Muvane mu buzima kuko sinshaka kuzabona umwababara. Uyu mwana w'umukobwa yahuye n'ibibazo bikomeye. Please Robert. Ese ibibazo bihoraho? Ntibihoraho yego. Ariko Robert, ubabaje Darida. Sinakwita kuri umuvandimwe muri amaraso yanjye. Nanjye nagwemukira. Nese Chris nkubaze. Ubu urabona kuba byonyine nemeye mukunze ari muri noita n'ibibazo niregaje ibibazo yahuye. Ntabwo byumva sinumva natwitse natari n'uwanjye. Okay, sinzi biri hagati kumukinisha. Okay, sinzi biri hagati yanyu gusa byashoboka. Urukundo ni ikintu kitagira umupaka kugeraho rushaka, sibyo? Ntago watinya kumukunda ameza ati. Ejo bundi niho twagiye ku gipimo, sibyo? Umwana arabura ukwezi nako kutuzuye ngo avuke. Umwana utari wawe aya n'amezi 8 afite. Ukunda itari yawe. Waretse kugiye kugenda ndabyemeye nzamufasha byare kugeza igihe azumvira ashaka kugenda kwibana akibesha. Ariko kumbwira ibyo bintu kuzamubaza no mwana ndagusaba. Oya ntago namubabaza kuko nanjye namubwiye afata umwanya bitekerezeho. Gusa icyo nashakaga nuko ngenda azi ikimbuye ku mutima wanjye. Darida. Ibyo nabyumva utaho. Ijambo ni wowe none sigayeho ni wowe. Biwe bimeze bite? Ngewe nshingiye Robert amezi 2 tumaranye twirwana mu rugo. Yankoreye buri kimwe cyose. Yakitinze nk'umugabo wanjye. Pe. Rwose amvugiye ibintu nashakaga kumva. Nanjye nifuzaga rwose nari namukunze ariko nkumva sinahita mbimubwira ariko yorosoye wabyukaga. What? Yorosoye wabyukaga. Nanjye rwose ibyo yavuze niko byari bimeze mu mutima wanjye. Guys, muri serie. Yego. Robert, nibyo? Chris niko bimeze. Cheers.
uko bimeze byose kandi rwose humura ibintu bizagenda neza. Okay. Nubwo ntarabyemera neza, ndabyishimiye. Ubu no mukobwa cyangwa no mugore yakwinjira mu rugo byabaye imigisha kuri twese. Ndetse ntacyo dutwaye. Ntabwo twavuga ngo uyu mwana uzavuka ngo azatubera inzigo cyangwa ikindi kibazo. Kuko twabigusezeranyije ngiye kubwanira kuzagufasha. Nawe niba yiyongereyeho none akazagufasha nk'umugabo wawe ndabishimye akazi. Kuri nanjye ndabashimira. Station man. Merci petit. Beda. Turakwishimiye mu muryango. Murakoze cyane. So imipango ari kuzagenda ejo azabyara ejo bundi udahari. Ya, ushobora no kuzaba mpari ntawamenya. Ushobora kwaka gahusha. Wow. Rero ibyo ngibyo tubivugiye kuri fanta yo mu rugo. Bora akantu tugeze turya igisigara hanze bivuge neza ahubwo dusohoke mu kanya. Bashaburije ejo n'akazi. Reka tuzabikorere kwa gatanu. Ntimubizi ko bigeraho hagati gatangira kunsonga. So guys, felicitation rero. Felicitation cyane. Ubwo ejo genda naniwe cyane ubwo ejo nzaza kare tubivuganeho. Sawa. Nyine urumva biramutunguye ntabwo yapfa kubyumva gusa ntibirashimishije. Ko yajyaga nambaza sigara feri biti urabona nabikora mbere yawe. Nakundi nyine umugisha w'umuntu n'umuntu w'umuntu Imana igera igihe agomba guhura n'umuntu we yawe. Until I walk awake, scream my mind, I shout, the ground shakes. How much to dream, believe in strength. Now I'm the only one, only one. I was an ordinary boy until I broke the rules. My life destroyed, life destroyed. Until I walk awake, scream my mind, I shout, the ground shakes. How much can I take? My mind will break. Will it break? Can I take? Can I be your superhero? Superhero. Can I be your superhero? Superhero. Superhero. Turatizose. Ayo ntabwo ari cyane. Wiriwe. Mura. Meze gute? Gusawa. Shoma magana nagiye muri gahunda ntabwo nabyihutishije nk'ibisanzwe. Ayo nta kibazo. Dore rero uyu ni wa mugabo ukora amashanyarazi. Okay. Reka mbwire madame azamwereke aho fizibure. Sheri. Uyu ni wa mugabo w'amashanyarazi yawe. Mutunda kego. Umwana se bimeze bite ko ari kurira cyane? Kana nyine bagateye urushinge niyo mpamvu. Sheri. Uyu wereke uno mugabo fizibure. Uyu ni wa mugabo ukora amashanyarazi. Nose ko cyunzanye hano. Sheri. Ese ntuje mu kiraka? Gusa ibi ni ibiki? Nguki? Sheri uzeni. Wantenda kanyihakana.
ntumbwire ko umwana wanjye ari uw'ukuri. ni wa mugabo twigeze guhura muri salo uri kumwe n'undi mugore. ase Chris ibintu nkoreye ni ibiki? Ntabwo njye nari mbizi, nabonye isura nyizi ariko ntabwo nibuka ahantu twahuriye. Twese turabantu Njye nasabye umuntu uzi gukora amashanyarazi bamuye. Ni wa mugabo twahuriye muri salo cyagiye. kuki muri abagambanyi. ibyo uvuga ni ukuri cyangwa ni ba banyamitwe b'iki gihe? nibyo rwose Twese turabantu b'abagabo. ni ngamije Ngwiki? Adi. Basinsubiza. Oya kagusuhuza ibiki? Mwese muri abantu b'abagabo. Ndakwinginze basi ndeka nterwe ku mwana wawe. ase Chris abasaba banyamitwe b'iki? Narabikubwiye ariko wa munsi narabikubwiye. Narabikubwiye. akose sheri kwisuku Ngira niba mwana wanjye ari wavutse umamahirwe basi kumuhobera aho basi muterureho gusa ndakwinginze ngusabye imbabazi. cya Chris cyane imitwe mwakini. Je ndasaba imbabazi cyakora birasekeje sibyo ndasaba imbabazi by'ibibaye. Uyu mugabo twarahuye muri sala ariko ubona undi mugore. Niba ari umugore nazi muri umuntu w'umugabo banza unyumve ndamubwira ibi byose bizakubaho none dore bibayeho. Nari nasanze umugore wiwe aryamye ku muhanda ndamutwara mujyane asanga. Reka nkubwire nari mubwiye byose mumbabare mwibaze kino kibazo byagenze bite byakugendekeye bite kandi sha umugabo mbwaseka imbohe byagenze bite usanze ninereho ku muhanda kuba nsanze umva gabanyamagambo wa mugabo kwe tubwise ukuri byakugendekeye bite madamu wanjye. Yego ubuzima bwagezeho burampindukana ariko nsiga nkora amashanyarazi ariko ntabwo ari ibintu byatanje umugabo wese arahiga ubuzima bukongera bugahinduka ariko niba mbagireho mureke basi nterure ku mwana wanjye. Oya ntabwo bishoboka cyane ntabwo bishoboka ahubwo gusohoza musubizaho mukuru usohotse nk'ibi ni ibiki koko numva sohoka ntabyo narinze cyane ni imitwe mwakoze ntabyo narinze ndukuri kw'Imana ntabyo narinze gusa agiye biri kunsetse vira mu rugo reka nkubwire ntabwo ibintu bishobora kubyemera uretse nkwereke paseshe kuki umva nkubwire grafe umva nkubwire uretse gatoya banze mu nyumve jewe banze mu nyumve uretse ibintu birasekeje cyakora ntawe ukora ukunda akoze sha ntugasuka umugabo nawe munsi y'ijuru wanyagirwa birimo koko. Uyu mugabo yaragwemukiye ntawe utabizi ndabizi usibye ko yagwemukiye bikakuviramo umugisha sibyo ni se w'umwana wawe ndakwinginze mbabara ikintu ku mwana wanjye. Uyu ni se w'umwana w'umugore wawe niba uri umuntu w'umugabo mureka reba umwana we nta cyenda kumufasha nta kindi narenzaho nimba wemera ko uyu ari uwo guteye sheri ni se nyine w'umwana ariko nuko yambereye ikigwari. Nta mugabo udakosa darga mbabarira nterure ku mwana ntabwo ndi butwa ariko basi muterure. Asante sana my brother. Ntabwo nari mbizi pe ntabwo nari mbizi icyita kwije kikugira umugabo aya niyo mahirwe wakuye kuza ko wambwiye ngo ugiye gushaka je nasabye umuntu ukora amashanyarazi yana cyane ibyo narize nyine ndabikora ariko ikibazo munene ntabyo kumutera ntabwo naba nkawe warampemukiye wihakanye amaraso yawe wihakana umuziranenge ufite ikintu na kimwe ngo ushaka kubyara. Bamubonye ntubonye umwana wawe ngaho sohokera mu rugo wa mugabo ntubonye umwana wawe ngaho subira ivuye. Chris mbabarira usubize uno mugabo wawe darga seshe kuki ibintu nk'ibi utigeze ubimbi cyangwa wari uzi ko ari buze ntabwo ngewe nashaka kubasubiza ahahise njye nasabye umuntu ukora amashanyarazi baramumpereza nanjye naje mbona isura nyiza ariko ntabwo nayenze ko ariko mumbabarire ntabwo nashaka kubasubiza mu byahise very sorry sibyo reka nze basi ndabashakira undi mwihangane cyane sibyo dada mwihangane reka ndabazanira undi
tubahaye ikaze kuri Ganza Film TV. Mugire amahoro, mugire ibihe byiza kandi mugire ubuzima n'impagarike. Rero mumaze kureba iyi episode aho nakinnye ndi umugore utwite ndetse nishoye mu rukundo rwa kare, aho boyfriend wanjye yanteye inda, nizera yuko anyizeza ibitangaza, ambwira utugambo turyoshye. Fe tuza kubana ariko ntibyagenda neza. Njyewe nisanze ndi mu nshingano nshaka kubyara nkarera no kubaka urugo, birangira boyfriend wanjye afite gahunda yo kuryoshya akiri mu buzima, adashaka impinja zimurira mu matwi. Ni byiza rero yuko winjira mu rukundo ndetse ugakora ibyo watekerejeho, cyangwa se niba ibintu bikubayeho ukabasha kuba risk taker, ukirengera ingaruka z'ibyakubayeho. Mwabonye ko nyuma naje kubona abagira neza, baramfasha, ndabyara, mererwa neza, ndetse nza no kubona umugabo unkwiye, umugabo unkunda, umugabo ushaka kubaka urugo nk'uko nanjye nashakaga kubaka urugo. Ibintu bigenda neza kandi mwabonye iherezo ryangamije, ari we wa umugabo wanjye wihakanye umwana, yaje kwicuza, ashaka kuza kureba umwana kandi yaramwihakanye. Ntabwo ari byiza kwibuka icyo wagombaga gukora ugeze mu magi. Ni byiza yuko ikibazo ugitekerezaho kandi ukagifatira umwanzuro wo muri kumwe, ntiwikunde, ntube selfish, kubera ko ntabwo ari byiza mu buzima. Rero amakosa iyo abaye tugira n'uburyo tuyagendamo, ahubwo icyo nibaza, umuntu muri kumwe ubu ngubu ni umuntu uzagwa mu kibazo akakigufashamo, cyangwa ni umuntu uzagutererana ikibazo ukakirengera. Amahitamo meza, kubaho kwiza. Amahitamo mabi, kubaho kubi. Namwe murabyumva. Rero Imana yangiye imbere, ubuzima bwanjye bugenda neza, ariko nari naragize shuwa mbi y'umuntu tugomba gukundana. Isura yanyeretse, ibyo yanyijeje ntabwo ariko yari ameze. Nibutsa buri muntu wese uri mu rukundo cyangwa ugiye kujya mu rukundo, tekereza ku mpamvu ugiye gukunda uwo muntu, wumve yuko ibintu byose muzabinyuranamo. Niba wumva ibyo bintu utabishoboye, ubyihorere, ureke gutakaza igihe cy'umuntu. Kandi ineza irishyurwa, inabi irishyurwa nayo. Tumere nka wa mugani wa Nyamutegera kazaza ejo, kubera ko ntabwo tuzi icyo future izana, kandi kuvugwa neza biruta izahabu y'igiciro, ndetse nakora ndebe irutavuga numve. Ntabwo buri gihe ko amagambo bakubwira aryoshye ariko birangira neza. Amahitamo meza ni ayawe, twige guhitamo neza. Murakoze.